Ubutumwa ku babyeyi bose. Urwandiko imfungwa yandikiye nyina ubwo yari yicaye ku ntebe y'amashanyarazi itegereje gucomekwa kugira ngo apfe nk'igihano cy'icyaha yari yakoze. Mama nkunda, iyaba uyu munsi itegeko ritarenganyaga wari kuba unyicaye iruhande ntegereje kwicazwa ku ntebe icometse ku mashanyarazi, ariko kuko itegeko ari impumyi ndazira ibyaha twakoranye twembi. Nawe uribuka uko byatangiye? Uribuka mfite imyaka 3 niba amabombo ya mukuru wanjye waracecetse ntiwankosoye. Uribuka mfite imyaka 5 nkiba ibipupe by'abandi nabwo waricecekeye. Mama umbyara, kandi uribuka ubwo nari mfite imyaka 12 ngahisha umupira mu igaraje ubwo umwana yari aje ngo dukine iwacu nabwo waricecekeye. Uribuka mfite imyaka 15 nirukanwe ku ishuri papa ashatse kumpana uranga, mwaratonganye cyane kubw'icyo kuko wari uri kundengera umubwira ko ndi muto. Ubwira abarimu nabo ko ari bo bafite amakosa babeshya ko ntaboneka ku ishuri. Waramvugiye uvuga ko ndengana kandi uzi ko ari byo. Mama, wambonye niba igare ry'umuturanyi ubwo nari mfite imyaka 17 ariko ntiwavuga ko naryibye, uraruca urarumira. Warankundaga pe, warankundaga undera abajeyi ariko ntiwankosora. Nuko byatangiye bigenda bikura kugeza uyu munsi ubwo ngiye kwicazwa ku ntebe icometse ku mashanyarazi ngo nicwe nzira ubujura bwinjiranye imbunda n'ibindi byaha. Nari umujyambere, nari nkeneye inama zawe, ariko ubwo uzasoma uru rwandiko nzaba ntakiriho. Gira amahoro, yari umuhungu wawe ukunda. Ngaho nawe mubyeyi wumva ibi, isuzume uko ubanye n'abana bawe, Imana igufashe gukora igikwiye.